Muhaye ikaze mu kiganiro Isheja na Yambi podcast nyarwanda igamije kubaka urubyiruko yewe n'abanyarwanda bose muri rusange mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'imikorere, mu buryo bwose bushoboka, ariko tukarushaho gukura no gutera imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mbere na mbere njye nitwa Yambi Fabrice. Mu kiganiro nk'ibisanzwe ndi kumwe na Miss Isheja. Miss Isheja niwe turi kumwe mu kiganiro Isheja na Yambi podcast. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko nziza. Niba ushaka gutera imbere, niba wifuza iterambere rirambye, iki kiganiro ni icyawe. Miss Isheja, Karame. wiriwe neza? Mwiriwe. Wiriwe ute? N'amahoro. Umeze neza? Yego. Ni ukuvuga ngo ukuntu ibintu bimeze uyu munsi, tugiye kuganira ku bintu 5 by'ingenzi bikubakira ejo hazaza hawe heza. Ni bya bintu ukora uyu munsi, ejo hazaza hawe ukaba umeze neza, ukaba utekanye, ukaba warateye imbere, ukaba uri mu mwanya uticuzamo ngo ese iyo nkora ibi, ukaba uri mu mwanya uticuzamo ngo ese kuki nakoze ibi, ahubwo ukaba uri mu mwanya ugushimira ngo warakoze kuba warakoze kiriya muri kiriya gihe cyatambutse. Ibyo bintu nibyo tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira kuri ibyo bintu 5 by'ingenzi, tubyibandeho, tubyumve neza, kandi ikirenzeho tunabishyire mu bikorwa. Miss Isheja, ugiye kutubwira uko byumva. Mbere na mbere nanjye ndaza kugira icyo mbwira umuntu uduteze amatwi, yumve neza icyo kintu turi kumubwira, ngo yumve icyo kintu turi kumwumvisha. Umwanya ni uwawe, wagira icyo tubwira ndetse n'abadukurikiye. Mwiriwe neza, ndabasuje cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu 5 bigufasha kubaka ejo hazaza hawe heza. Ikintu cya mbere ni imitekerereze. Iyo uri gutekereza neza ikintu ukagitekerezaho, ukacyumva, ukanacyubaka, bigufasha kucyubaka neza, kigakomera, kikagira n'umusaruro gitanga mu bandi, bityo ukakibonamo ko kizagira igihe kinini kicyubatse kandi kigikoreshwa. Ikindi kintu cya kabiri numva gikenewe mu bintu byagufasha kubaka iterambere ryawe ry'ejo hazaza, ni ukugira inshuti z'umumaro, zikugira inama, zigufasha mu kazi ukora kandi zitagusiga aho zikeneye. Ikindi kintu cya gatatu, kudasuzugura akazi ukora. Iyo utegura ejo hazaza, ntabwo wategura uri mu rugo uryamye, ntabwo wategura uri ku muhanda wicaye. Uko biri kose uba ufite akazi ukora cyangwa ufite business washinze ugomba kuzaheraho. Rero ukuntu mbyumva, uba ugomba kubaha ako kazi ukora, kabone n'ubwo waba ukorera abandi. Business ucuruzamo, yaba ari iyawe yaba ari iy'abandi, ariko igihe ari iy'abandi ukayireba nk'aho ari iyawe. Mpita nanabihuza, abantu dukora akazi dukorera abandi, ako kazi wigafata nk'aho ari ak'abandi, gafate nk'aho ari akawe. Iyo business ijye ureba ubone ko ari iyawe, bizagufasha gukura, kwaguka, kukitaho, kugira ngo n'ejo nushinga business yawe bizagufashe kuyitaho, uyubake ikomere, kuko byahereye kera igihe wakoreraga abandi. Niko kubaka ejo hawe hazaza heza. Ikindi kintu cya 4 cy'ingenzi cyane, kuzigama. Yego, byaba ari ukuzigama amafaranga mu yukorera, byaba ari ukuzigama inshuti nk'izo nahoze mvuga z'umumaro, kuko nushinga business cyangwa ikindi gikorwa cyangwa ikindi kigo icyo ari cyo cyose, abo bantu uzabakenera, kuko ibintu dukora byose bikenerwamo abantu bazaza kubireba, kubyumva, kubigura. Ibintu nk'ibyo bizaterwa n'ibyo uri gukora na business washinze. Kuzigama amafaranga mu kazi ukora, inshuti z'umumaro, yewe no kubaza aho udasobanukiwe. Nk'abantu tujya tugira igihe twumva dukeneye gushinga business, ariko iyo business ntuganize mugenzi mubaza ati ko mfite amafaranga nkeneye gukora iki kintu, urabona ari ubuhe buryo nagikoramo, nagikorera he, n'ibiki nakwifashisha kugira ngo gitange umusaruro mu bandi bantu. Icyo gihe iyo umubajije agira icyo akungura, ibitekerezo bikiyongera, ukabasha kugira ibyo ubona ugomba gukora n'ibyo ugomba gukuramo.
ibyo ni byo bintu by'ingenzi cyane bizadufasha kubaka iterambere ryacu ry'ejo hazaza. Fabrice, yego ndakumva. niba ari cyo wongeraho wabwira inshuti zacu zidukurikiye. Yego, ibintu Miss Isheja atubwiye ni ibintu by'ingenzi kandi bikomeye. Nge ikintu nongeraho cyane ibintu utubwiye uhereye mu kugira imyumvire myiza, positive mindset, imyumvire igamije ikintu cyiza, imyumvire itekereza ku kintu cyiza, itekereza ku iterambere, kwaguka n'ibindi bintu byiza mu muryango nyarwanda. Icyo kintu turagikeneye cyane. Icyo kintu iyo umuntu afite imyumvire myiza muri we atera imbere, arakura, agera kure, biramufasha cyane no kumva ibintu no muri sosiyete abyumva vuba, bikamufasha. Ibintu byose bihera mu mutwe. Ufite imyumvire myiza uba ufite ejo hazaza heza. Ikindi kintu cya kabiri utubwiye inshuti. Yego, z'umumaro. Inshuti z'umumaro twungura ibitekerezo. Yego, iki kintu ndagishyigikira cyane kuko hari igitabo kivuga ngo your network is your net worth. Nyine umubano ufitanye abantu muziranye nibwo bukungu bwawe. Kugira inshuti nziza bizagufasha. Umuntu nugira inshuti nziza izakuyobora mu bintu byiza. Nugira inshuti nziza izakubaka mu bintu byiza ukora kandi nawe bikubaka. Inshuti nziza ibikenewe cyane ahantu hose. Nugira ibibazo izagutabara, niba gutera izagutabara ahantu hose, nurwara izakurwaza. Icyo kintu. Ikindi noneho nshimangira cyane, ikintu tubwiye cya gatatu, kuzigama. Yego. ab'amafaranga, ab'inshuti, ab'ikintu cyose, kuzigama. Icyo kintu. Ikindi kintu tubwiye cya kane, utubwiye ngo gukora ibintu nk'ibyawe. Gukora niba ari bizinesi y'umuntu urimo, uri kumufasha, uri gukora nk'umukozi, ibintu ukabikora nk'ibyawe. Ndakubwiza ukuri ko icyo kintu mu buzima bwawe bwa buri munsi nukitaho, ukamenya ngo niba baguhaye inshingano ugiye kuzikurikiranaho, ugiye gukora utikoresheje, ibintu ukabikora nk'ibyawe. Ibyo nubikora umunsi ku wundi bizakubakira ejo hazaza hawe heza. Icya gatanu Miss Isheja asorejeho, kubaho kwiga. Nyine kubaho wiga. Life is a long learning. Kubaho ni ukubaho ubuzima burebure bwo kwiga, kandi ukumva ko nyine ibyo uzi bidahagije nyine, ahubwo yes, mu bintu byose ukora ukumva ko ukwiye kwiga, ukamenya ibintu bishyashya, ukiyungura ubumenyi bushyashya. Kwiga ntibijya bishira kandi kubaza nta kosa ririmo. So rero ibi bintu atubwiye ni ibintu bitanu bikomeye by'ingenzi bikubakira ejo hazaza hawe hakazabigushimira. Ukabyubaka neza umunsi ku wundi, ukagerageza kugenda ubishyira mu bikorwa, buri kimwe ku kindi ukacyitaho, ukacyubaka, nacyo kikakubaka. Ni naho dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mugire ibihe byiza cyane, turabakunda cyane. Bye. Bye.